Okay, tubahe ikaze nanone ku Mpashya TV. Uyu munsi dufite umutumirwa hano muramubona. Natangira bibwira. Nayandi ni Ndayicariye. Ndayicariye. Niryo zina ryawe? Kabisa. Okay, Ndayicariye so gusomeye. Ndayicariye. Bisobanuye amayasha cyangwa amabyo ko wabyita kose. Gukora ikinyarwanda gitomoye. Ndayicariye. Izina biswe n'ababyeyi cyangwa ni ry'akazi? Ni ry'akazi, turi mu job. Mwakazi. Njye nari nkuzi ku izina ryitwa Chief. Chief naryo ni iryanjye ni ryo buhanzi kuko ndo muraperi. Uko ndo muraperi ukazi. Cyane. Nagiye mbona cyane indirimbo zawe, nkabona amashusho, nkabona abasitari mwagiye mukubana bamwe na bamwe, ariko ikibazo mbona nta utarenga aho uri, unuka ku rwego rumwe ujye ku rundi. Biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Biterwa n'amashyari. Nero gufite ishyari. Nawe utangirira ishyari kugira ngo nere imbere. Kubera ufite impano nziza abandi niyo mpamvu ugiye wenda ko wazaba. Ahubwo nyeberwa impamvu bangirira ishyari na kote nawe tunahuriye. Ngiye mfite umwihariko wanjye. Ntasangije abandi. Ariko usanga bagira ishyamba. Ubu Kanyombya ntago twahurira muri sinema imwe. Reka. Mupiki Kanyombya. Abazi comedy bumuhirike akagwiye. Kanyombya so murusha gukina comedy cyangwa nawe tunahuriye rwose n'ubu muhamagara umubazi. Aya Kanyombya ndaza kumubaza akakuzi. Rwose hano hari amashyari bituma uheriyo so kuvuga ko ntazi gukina. Buriya umufana wa mbere ni umuturage utureba, sibyo? Ureba ibihangano byawe. Iyo unyuze hariya muturage akakubwira ati ebana washinye fresh, ese mpindura ikikomerezaho, rero bigapfira mu bapresenta. Niho bipfira pe. Nawe ubundi ndi umukinnyi rwose, nanjye sinabyize ni Imana yampaye. Watangiye gukina sinema cyangwa se movie mu mwaka 2012 ndagurira Kanyombya. Ufite filime wakinnye na Kanyombya? Inkovu z'ibihe, hariyo nakinanye yindi ngendo mu komediye kwisi. Ninjye wagaburiye sheri wanjye ibiryo bivuye muri po. Muri po irayabana. Ibyo by'abana kandi n'abakuru twarazikoresheje. Gusa wabigenda ute? Namukoreye surprise. Namubwiye humiriza ngukorere surprise. Arahumiriza, genda zana ifiriti rwose nateguye muri po. Ndayimutamika neza yishyiramo, arahekeje aratapfu. Nagiye kumira ndamubwira ngaho bombora amaso. Areba aho bivuye rero. Ntumbaze rero uko byageze. Ndamutse ko nyuma y'uko ukoze ibyo bintu, uko yabyakiriye, uko yagufashe n'uburyo mwakomeje. Ntabwo yabifashe neza. Ariko ye numvaga ari isorori nyine. Ntabwo se ubisobanukiwe ko n'amasorori kuri kamera. Ese nigeze nituma muri po. Reba imyaka mfite. Uruyivanye heza? Uruyivanye he po? Niyo mabuze yarampaye kuko ngira ngo ni sorori y'abazamu. Ubu ugiye gukora surprise? Surprise nayikoreye umusheri. Nyuma yaho byagenze bite? Ntabwo byagenze neza kuko n'ibintu nari ndi ku mwaka yahise stopesha. Ntabwo nongeye kuba nagira. Yahise bukuza? Rwose pe kandi yari yananyemereye. Kanye ufite umukunzi se? Ntawe. Ndacyashakisha. Habuze. Bwira abantu dukurikiye hano kuri kamera kuri cyabuze. Oya kuba ndi muzima ntago ndi Sematama.
ntago ndi sematama ngo barankubita amatavu ndabura ubushobozi bwo kubona umukunzi se ntago umukunzi wenda gurwa umukunzi aragurwa umukunzi w'ubu ni ifaranga nta faranga ufite iyo nta mafaranga nta mugore ubona nanogo kanagira gutya bita bikwamira hamwe none urabona iki gushaka ifaranga nk'abandi basore nawe uri umusore ndi umusore kuko ubu no mu bwana wamagara abana nanjye najyamo najyamo nawe wajyamo ikibura ni mwebwe wantera inkunga ushobora kuvuga ati mbonye kira ushobora kubona agafuka k'umuceri nkaba ngasipozaho n'ubu rwose ukanyemereye ntabwo nzakarya sinzagera umururumba wo gukarya we unegurira agafuka kaba ibiro 10 wowe ukampe ngende nkabike mu rugo nibigwira n'akawunga n'ibiki zahita ashaka umugore icyambere umugore uramuhaza urashaka itangira fondasiyo fondasiyo itangira ubuzima bwundi urumva nzaba ndi jyenyine icyo gihe tuzatubaye babiri none se wakugira ngo umuntu aguhe umuceri ure yuhaye umugabo igikombe cy'umuceri kimwe umukije inzara y'ako kanya ariko iyo umugishije kuwuhinga umukije inzara ya burundu wakugisha kuwuhinga mbere yo kukugisha ese wanyigisha guhinga amaboko yarabaye intuza ni umugani wo n'urugero kugira ngo uhereze amafaranga cyangwa ikindi kintu nkaguha akazi ukampa akazi byoroshye gutyo ukampa akazi ugakora none se usanze n'imburamukoro oya impamvu ni ukurimo kunsaba ngo nzane agafuka ntago ngusaba ni ubufasha usanze ndi mwibarabara ndi gusabiriza ubufasha rero ni iki ubufasha bushingiye kuki ku mutima ibintu bizava ku mutima wawe uzaba umfashije ntago uzaba nguhaye se ariko sinzaba nsabirije nzaba nguhaye kuko ubikeneye ndabikene ni inkunga purito navugaga wewe ntawe ushaka akazi urashaka akazi n'ubu tuvugana ndi mu kazi n'ubu ndi mu kazi ntuzwe n'umunwa urumva se nari mu kazi aho niho nakubazaga kare rero ni impano yawe y'umunwa nagiye nkora muri video nyinshi ugiye no kubona n'abahanzi bakomeye indirimbo ngenda zizi oya usi ikibazo ambwiye ko bitazamuka kubera ishyari iryo shyari biterwa n'iki biterwa n'ubutindi bubarimo hari ubutindi hari umuntu ushobora gushyira ku isura ariko mu mutima we ari mukushi urumva akumva yuko nimba yaravunitse wavunika nk'uko yavunitse kandi buri muntu afite impano ye ariko mu by'ukuri iyo wagezeyo ubasha kuvuga uti ubasha kuzamura wa mugenzi wawe kugira ngo mu kibuga tube rugari kuko nujya mu kibuga wenyine abantu baza kurambirwa ejo ubu uratakaye ntabwo wakina wenyine urumvikana siyumva se rero mu Rwanda hano ni kuba nyamwigendaho kandi ufite support wamufasha ya mpano kareka kuzima ikigisha n'abandi erega no kwitakwigisha wowe yakwigisha n'abandi yagira akamaro n'abandi ikibazo ubona muri sinema y'u Rwanda ni ikihe gikomeye gituma abantu batazamuka siyo nk'iryo shyari y'abakomeye batuma mutazamuka bakabashikamiza hasi ni byinshi ikindi kibazo ubona muri sinema y'u Rwanda ikeneye kugira ngo itere imbere iki nk'ubu nakubwiye ko nayitangiye 2012 nakubwiye interview maze gukora ndumva ari ebyiri iyo kuri Royal TV
no kuri Fine FM. yego Si ebyiri ebyiri tugira televiziyo zingahe mu Rwanda ntabwo umubare muzi ariko ni nyinshi tugira amaradiyo angahe ni menshi izindi rero nk'urugero mvugira aho rwose nigeze gushaka kujya kuri flash ariko umunyamakuru yawe yaranzitiye pe ngo nimuhe 30,000 kuri Flash TV cyangwa radio yari no kuri radio mama ntabwo ari na televiziyo ngo 30,000 ngo urabanza ngo ukanshaka ngo tukicara ahantu ngo ukantumiriza ikintu ngo tugakora ngo tukiga content ngo tuzakoraho ngo icyo kiganiro ese ni ruswa ngo ntago ari ruswa ngo nakanoza ngendo naramubwiye burindiriye ndaje nkubwire reka nitaho no muntu ndaje tuyipange rwose nasanze ari amafuta abantu bakakuzamuye buriya iterambere rya mbere ry'umukinnyi wa filime cyangwa sinema n'umuhanzi ripfira mu itangazamakuru nta handi niwo mwanda tusigaranye n'abanyamakuru batureba cyangwa bazabona iyi video babimenye ko aribo bica nibo bica kariyeri yes abo twita ngo ni underground si byose yes baba bakeneye wa wundi ufite wazamutse uri buminziremo akantu hari kariyeri ziba ziri hasi zirenze kuruta abashingikiriza bamuhereza akantu noze arakaguha rimwe kabiri ejo wayurire hariya kuri mikoro nibagira urukundo ikintu mbona njyewe sinema y'u Rwanda irimo ruswa nk'uko bivuze bari mu kazu bihariye agace kamwe rwose sinibanga abantu bahereza za award sibyo nimba bayimuhaye no mwaka undi mwaka uramubura ubwo se ni umukinnyi nyabaki ni ukuvuga ngo ntaho nyine aho bigaragariza ko ari ruswa ni hariya umuntu muhaye ko ari best uwo mwaka undi mwaka arabuze ayisabura burundu ni ruswa ndakuzi isiko twarasangiye nkanjye wiviriye muri mondisi ntago banzamura uhoro upfira handi muri ya mondisi kuko nta bushobozi ufite bwo kubahaza ni ukubahaza ibifu byabo byaratanye ntibabigabanye dukore ikintu cyagutse apana icy'umuntu umwe ku giti cye ikibazo rero iki kibazo kiri muri sinema y'u Rwanda ubona gifite nk'imyaka ingahe kugira ngo gicike intege ariko abinda ndende rwose nta manda bafite gusa nzi yuko nushaka kubyinjiramo naze gusa nabone ntaharanira inyungu z'ako kanya buhoro buhoro nigo rugendo nuza ushaka inyungu ntago bizakunda bisaba kwihangana n'ubu hari urucantege runzamo ngo ariko bikomariye iki ese ko ubwirirwa ukanaburara watambuka hariya ngo singuriya ngo nguriya siwe wambaye ngo ikarisongo mu mutwe ngo suriya nguriya siwe wagaburiye umukobwa muri po ku bwanjye ngira ipfunwe ngira ipfunwe imyaka yose nkaba n'ubu wa mugani nige muhanya mu basinema nyarwanda kose reka ndibanza nkanikurikira rwose urasa ikimugiye imvune ye ariko nabone hari abandi bantu bameze nk'abo bari muri sinema nyarwanda bababaye aho umuntu tuhetse kugana n'umaze nkawe ufite akababaro nk'akawe ambwira uburyo nawe yari buhabwe silver award
bayita undi muntu atari we wayitsindiye mwana mu Rwanda sindi wo muvuge ntabwo birahari ariko uzajya ukoma ingasire ushatse wanabivuga n'ubundi uzi ko biba byarabaye yewe impita mvugiraho rwose bana hagize n'ubu ni uwo nguwo ariko urumva mu maradiyo cyangwa televiziyo ni uwo nguwo ni umuntu umwe wabinyatse ariko abandi ntibabasha gutambuka duhure tuganire mfite byinshi byo kuvuga zagenda mbivuga buhoro buhoro nk'uko ntacitse intege mu kubivamo. Umaze imyaka igera mu 10 ukina sinema nyarwanda aho wenda uragera ku rwego rushimishije nk'urwo waje wifuza kugeraho ufite icyizere kingana iki cyo kuba wazamuka ku rwego rushimishije uwo ushaka? Jewe sinkeneye ibyo biceri byabo ne rwose nanabibabwire ngiye nkeneye kwaguka mu mpano yanjye nkayisangiza n'abandi kuko amafaranga yaranjabotse banza nazanayabona nariyakiriye pe kuba umuhanya ni ibintu byanjye gusa nagucika intege zo kuba wakunze gukina sinema cyangwa kuba wayikunda ahubwo giye bimifiri ibyavuye nkeneye kwaguka nkabisagurira abandi ejo nkazacaho bakazavuga ati by'amarori ubundi siga umugani ntuzashaka indonke shaka indonke waruhiye turaruha twarategise navanyemo za Air Force naraziyamburiraga muri seni kugira ngo mbone umwanya wo gukina nka 2013 Nyamirambo nagiye gukinirayo filime barambwira ati rero kugira ngo ujyemo ni inoti 10 nakwibuka ko mfite imana ndavuga ati Air Force ndayiyambura mu mufuka ho ntayo nari mfite pe ntago nari niteguye ko bari bunci ayo mafaranga Somiya nagiye iyo Air Force nayigurishije 12,000 narayiguze 20 nyigurisha 12 mbahereza 10 ryaho nsigarana 2 kandi nta nyungu wakuyemo y'amafaranga yihese ko nagiye bakantunga igikamera ngo saa ngo kinye neza urabona uko ari ukuduhereza ku masede nategereje sede ndahamagara ngo bimeze biti ngo producer ngo aracyayitunganya ngo burindiriye ngo ari kwejo ngo izatungana aya narayibuze fe kandi 10 ryanjye ryaragisha urumva ikibazo kiri muri sinema nyarwanda nyine n'abadukurikiye babyumve kuyizamo umva nta nama wagira umuntu ushobora kuza muri sinema umuntu nagira inama muri sinema nyarwanda ni ufite impano atari uburyo bwo kugira umwuga ngo nta kazi ufite impano ya sinema nyarwanda karibu kuko ntuzacike intege kuko hari igihe Imana izagutera iteka ntago ari abantu bagutera iteka ni Imana izagutera iteka abantu bakagutera iteka rero nazi ariko umuntu rwose rekana nabibabwiza ukuri umuntu bazahamagara kuri seni akakubwira ati vuga gutya ugatangira dada ngo subira iyo bagusubirishijemo 3 nkugiriye inama wahita utaha burundu ukajya guhinga rwose si impano yawe ntago ari impano yawe ariko ubirimo ngwino wirinde urucantege nke uzukuri Imana izagutera iteka n'abantu bagutera iteka rwose n'ubu ndategereje ko Imana intera iteka utegereje ko nawe bizacamo oya gucamo bigomba gucamo ntukiretse ururimi nirucika kiretse ururimi nirucika nta impano ndayifite
mwaka uteganya gukora izindi sinema cyangwa wikoretseho gatoya? ni ukuvuga ngo ndashaka gukora cyane. Unafunguye cano yanjye, ndashaka kwikuza. N'ubundi yitwa Ndayicariye. Cano yawe yitwa Ndayicariye akadomo. Nashyizeho kari akadomo, za mbesire zanyishyuzaga bya bihumbi 10 ntago zizongera. Ufite cano yawe? Cano bita Ndayicariye akadomo. Nta TV biriho inyuma? Oya, nta bya TV. Ni ja televiziyo nzajya kuyishinga. Nayishinga imbandazi. Ariko zanayishinga. Imbandazi urahazi? Imbandazi urahazi? Ntabwo muri filime. Imbandazi se si burasirazuba se. Ahantu uzi kure muri iki gihugu ni he? Ntaho ntazi, usibye Cyangugu. Ntaho utazi? Usibye Cyangugu na Gikongoro nayirebye, nambutse umupaka wayo ndi za Butare hano i Nyanza. Ari ahantu bihana imbibi na Gikongoro, numva ni Cyangugu narageramo. Cyangugu hano hose urahazi? Hose Mutara uzi abarengerazuba? Ari anazengurutse tuvuza ingoma. Ndomuhebera. Muhebera wihebeye ingoma. Muhebera bisobanuye iki? No kuvuga ngo mu Kinyarwanda babyita abakaraza. Abandi bavuza ingoma. Twe rero mvuza ingoma umuco wa Kirundi. Bamwe baba bazikoreye. Ukayivuza uyikoreye se? Cyane ndi mubi cyane. Ugize ryari kuvuza ingoma? Kuko navuye Burundi mbikunda, usibye ko ari ntarafata umurishyo, ariko wari warangiye mu bwonko no mu mutima. Ngeze mu Rwanda sanga ibintu ni neza, za Gikondo hariya. Nabyize 2001. Kuko 2005 twajya gufana APR n'ingoma z'ikirundi. Bana tukazenguruka stade tuzikoreye. Nige muntu bwa mbere wavugije ingoma dufana APR. Bahita soza Fande Kabarebe mu ntoki gutya. Gutya intoki zanjye. Ahubwo iyo umuntu akanda kera numvaga ngo iyo umuntu yahuye n'umwami, bana nubura icyo nawe usigarana icyo gihe. Ariko sha mperuka ibyo nabiririye aho mu gusohoka rwose nahise mba umuhanya pe. Kandi iyo ugeze ibwami ugahura n'umwami uhita uhinduka umwami rwose. Sinzi yewe ndashaka uburyo ki nzongera nkahura nawe nkongera nkamusuhuza, cyangwa nimba nuko ntamusezeye. Ukunda guseka cyane. Uheruka kurira ryari? Mperuka kurira mama apfa 2011. Niwe mubyeyi wandijije. Umve yuko papa bambwiye ko yapfuye nayo ndi gukina umupira. Ndumva twari twaraboze igitego mu ikipe, nahise ngitsinda. Ariko mama yavuyemo umwuka, nanjye umutima wanjye uhita uhagarara. Umuhungu twari turi kumwe ndamubwira mama arapfuye. Ngo reka ngo uravuga ibiki. Ako kanya yahise yinjira umukecuru azarira ati runaka birarangiye. Ati sha mama wawe mwari muri kumwe gutyo. Nayo marira narize. Ndumva nanayaniza yaheruka kuko narahondaguwe naranoze. Isi yaranogeje. Yakunogeje. Uteganya kumushaka ryari? Niba udafite umudamu uteganya kumushaka ryari?
ntakubwiye nimbona amafaranga nintanayabona rwose buse Yesu kuki mutabajije Yesu impamvu yagiye atarongoye cyangwa atanabyaye nabona ko yavuze ngo zagaruka tukamutugeza tukamuheba nimutegereze igihe nikiragera mwese wari wapfa nopfa uzamubona oya nase wapfa kumuma iyo umuntu apfuye birangiye ari amanega mwana gutegereza wapfuye nigumubona uri muzima bana ubona ikisi n'ubugome ubona ku isi nta kintu nawe wemera ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima iyo mpfu wemera ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima bunakomeye ahubwo cyangwa se bwiza n'iki bikwemeza uzi ahantu binyemeza iyo umuntu apfuye bahamba ikibiribiri ariko uriya mwuka nawe bafata bashyingure umwuka se wakiwufite wagiye ujya hehe ujya hehe ahantu ujya utazi niho dufitiye amatsiko kuko ntabwo mubyizeye neza ko ari byo oya ushobora kugaruka uri umuntu uri ikiremwa gishya ushobora kugaruka uri intare ushobora kugaruka uri agahene k'ishashi keza cyangwa se k'inkone bakwiye tukakurya ufite ikinure cyiza katayicariye na nkawe oya ni nk'uko ushobora kuvuka ndi mu Buhinde nkagaruka none ze niba duturuka mu gisekuru kimwe bita Aburahamu sibyo Aburahamu ni umuzungu cyangwa se umwarabu kandi twebwe turabirabura kuki dukomoka ku gisekuru kimwe cya Aburahamu kandi ari umuzungu nawe ukaba umwirabura bigaragara yuko rero uno mwuka ushobora kugaruka uri umuhinde ushobora kugaruka uri umuyapani ushobora kugaruka uri umunyafurika ushobora no kongera kugarukira muri iki gihugu ariko ukaza uri ikiremwa gishya ukongera ukavuka se ushobora kuza uri imbata ejo tukakurya kuri noheri ngo hoya nose uyu mwuka ujyayo reba imyaka isi imaze niwo ugiye kurangiza isi abantu bose bapfuye imyaka imaze ngo miliyoni zingahe sinzi ukuntu njya mbyumva sibyo niwo ugiye kurangiza ino si ariko nzi yuko abana b'abantu nibo bazarangiza ino si kuko babifitiye n'ububasha buyirangiza ariko nzi yuko uno mwuka utembera utembera ku isi ni ukuvuga ngo rero ijuru riri hano n'ikuzimu kuraha ijuru riri hano n'ikuzimu kuraha kuko uriya mwuka uratembera nta muntu uwukingura ikiremwa kivutse gishya wa mwuka wihita ukijyamo wari uri ku isi yesi niba havutse imbata niba havutse ihene niba havutse umuntu niba havutse imbwa byose iriya nda kuki utayireba kuki utayibonesha imbone zawe ntuzi nimba anatera nimba atanatera buramenywa n'umubyeyi ni iki umwana iyo avutse avuka arira none se avuka amenya ubwenge nta mwana uvuga ngo aseke ahita arira kandi umenye yuko kugira ngo ujye kumenya ubwenge bisaba imyaka siko bimeze yabaga wavuka guhita umenya ubwenge twagasobanukiwe aho mwuka ujya uriya mwuka uva mu muntu hagati hari umuntu uba ufite ibyaha byinshi n'umuntu w'umukiranutsi siko babivuga yego iyo hagati y'iyo myuka uko ari ibiri itandukana gute niba havutse imbwa n'umuntu iyo myuka ikaza ari ibiri ukajya mu wundi ukajya mu muntu cyangwa mu ihene ubwo reka tuyimagine ubwo tugiye kwimagina ni ukuvuga ngo rero iyo wavuye muri ino si wari umunyabyaha ruharwa ushobora kuza uri inzoka noneho iyo wakoze neza muri rubanda ushobora kugaruka uri umuntu ariko utandukanye na wa wundi wa mbere ushobora kuza uri umuzungu
kuko duturuka mu gisekuru kimwe. Nta mupaka w'abirabura, nta mupaka w'abazungu, nta mupaka w'abarabu, twese turi umwe mu gisekuru kimwe. Ni imagina yuko ushobora no kuvukira i Burayi ukaza uryoshye, hano hari umuhanya usaba umunyu, usabiriza isigara iki, ariko wagera hariya noneho ugatangira ukabahereza za benzi uyitanga mu nsengero, dore ko ari byo byeze. nabozo se kuki bitanga mu nsengero bagera hanze ntibitanga? Umusore yakitanga benzi cyangwa inka nziza, abantu bapfanye yagera hanze umuntu yamusabira akarimwe. Abantu bapfanye ubwibone, abagira ngo abantu nukwibona nyine ndumukire, reka nitangiye muri rubanda nyamwinshi, araza kugurira iki uri umwe, uramufasha iki muri support ariho iwakeneye kwaguka mu bwibone. Cyangwa ugasanga abuciyo afite imodoka n'amaguru ntago yari ifuti, yajya imbere yakwama ngo muturanyi wampaye umusabe. Oya reba, uzajya ubirebera no mu bavandimwe bawe, ugasanga umuvandimwe wawe arahembwa ibihumbi 200, sibyo? Ubwo ibihumbi 200 icya 10 ubwo nangahera ni ibihumbi 20. Arabizi ko afite umuvandimwe utagira urara ku ikarita, ibihumbi 20 birimo gasimpure gato, ndabeshya? Akagenda akitangira ibihumbi 20 mu rusengero, umuvandimwe we ari gukumbagurika hariya yabura yanabwiriwe, yanabuze na 3 bya mitiweli. None se njyewe rero ntago bazongera kumbona mu ico ry'amadini, nge nariyakiriye, kuko amadini ari mu ruhare atuma abavandimwe bo muri iyi minsi basigaye bahura ukagira ngo ni inyamaswa, ukumva itavuna ijosi bigahita birangira. Bitewe n'akababaro uriho. Aho ngaho no hera urwango, ugasanga urwango se. None se hano baturikiriza ibisazo si mu nsengero, si usanga babafunze. Hano se sujya wumva ngo abashumba bafunze bazira za ruswa? Ni gute bazira udufaranga twanjye Imana yanyihere? Imana iraguha ntimugura, kuki duke ufi iguhaye utuyisubiza? Ubuta ifite ubushobozi bwose irabufite, ni inyembaraga, niyo bushobozi. Duki iguhaye uratuyishubije, ubutaye kwitingaye ikakwima. Insengero zigutera umwaka rwose, irekana nabivuge gutyo, kuko insengero z'ubu ziri kudutera umwaka wa danje. Umwaka wa danje, kuko Imana iraguha ntimugura, dukiguhaye ukatuyisubiza, ubutaye kwitingaye. Kwitingaye ubutaha ntabwo yongera kuguha pe. Niyo myaka dukura mu nsengero. Nta rusengero amazamba namwe wose ngiye mu mutima wawe gusa. Urusengero ruraha mu bwonko. Ubwo nimba mbonye 100, 100, erega 100 si 100, ushobora kurireza n'umuntu wabura yakarya irindazi akumva igifu kirabanutse. Ni rwo rukundo. Ariko se nugenda ugahereza igiseke kizaza kikwisangira ngo ati wangiriye neza, ngo ryaje namaye, ngo reka ngo kubire. Igiseke kiguma kwa pasiteri no mu gifu cye, bakamira ngo bakakubeshya ngo ni Imana. Yego tagi cya 10 uzajya mu ijuru. Icya 10 ntago cyagenewe ikibo, icya 10 cyagenewe mu bantu, kijya mu bantu bundi. Imana ikorera mu bayo. Imana ntizava mu ijuru ikumanurira ibiryo, ariko izakorera mu muntu aguha ibiryo. Urumva? Ntuzi ikibo kizaguha. None se akabazo gato kandi kamatsiko, hano nk'igihe umuntu abori afite nk'ikibazo cya minervari y'abana no kujya ku ishuri, akamara ukwezi kose ari mu rusengero asaba Imana ngo imuhe amafaranga ajyana abana ku ishuri, aho kujya mu kazi akajya mu rusengero. Icyo kintu cyo kivuga iki cyangwa kibona gute?
je nta kintu nakivugaho kuko nta n'icyo byanankoraho kuri nje abo ninjije ninjije ingingo Imana iwawe uhaguruka ujya no gushaka ubushobozi. Imana izi ibyo ukeneye kuyiruka irwuzi nabizi kujya kuvuga ngo mahano gapfukama iki oya gupfukama ushobora no kutanapfukama ugafungura urugi mana undengera ibyo ngiyemo ukongera ugafunga ntajya kumara igihe ushobora gukora ikiyede ukabona minerval ariko biranabya birasinyamyemera ariko hari ahantu mbigarukira udakora ntakagire gute udakora ntakarye burya cyane ntagakora nyine yishinga icyo gifu igarangira gituritse ariko ntabwo giturika kirashonga kigashonga kikazahura n'urutirigongo kwa Herine agahita yipfumbata rwose urayipfumbata da upfa uyipfumbase ma iyo utanayipfumbase bagira garuka ngufu bihita bimera ngo kubutashye Yerusalemu ujya Yerusalemu urahazi se umva bayivuga nyine Yerusalemu ni iyabo nawe uvuga Kigali yawe igutabara hano se wenda ko ukunda kubura Kigali ahandi hantu waba biramutse baye ngombwa ko Kigali waba muri ntara muri iki gihugu cy'u Rwanda cyane kuri kw'Imana nta handi naba nta niki kizo gikunda Kigali cy'umvuta Kigali nayibayemo ndi imbobo n'ubu ndacyari imbobo nicyo nyikundira nta bintu bibisi ubona mu wenda byatuma ibi birenze ibyo mbona se ese n'ibyo ibintu by'ukunda kuruta byiza yewe kuko mba mu bibi ngomba kubikunda ntamenyere ikintu kibi ubu tuvugana ndi mu mwobo w'ikuzimu ndi mu mwobo w'ikuzimu ntago ndava muri uwo mwobo njye mu ijuru ijuru yese ushaka kujya muri iri ijuru kutifuza icyo nshaka nkakibonera ku gihe nta rindi juru rero nta yindi paradizo ni iryo ngiryo ubu ndacyasaba isigara urumva ko nkiri ikuzimu ndacyasaba isigara ibiryo ni rimwe na rimwe aho bihiye ndarya ubu ndavano ndiye ariko ningera ari mu rugo aho cubitse urandi road bameze ngo azi ko nacomotse aho araza ambwira ati gira vuba kandi nazi urugamba ndi kurwana narwo urimo guhasorenga mu bindi bintu rero kubaho nabi niko kuzimu kubaho neza niryo juru inyuma y'iryo oya nta rindi rirahari riheze roho zacu zitemberera hano ni hano mu isi ni hano ntabwo zirenga igicu ubwo ngo igicu se bakubwiye ko ari iki mu bahanga bapimye hejuru y'igicu nta kintu kiri hejuru y'igicu ari iki hari undi mubumbe benda ngo no guturisha bari hano bakajyayo urumva nta mana basanze hasi barahacukura bakasanga za peteroli bagera hasi bakasanga n'amazi n'amabuye byose n'amabuye nta kindi nta satani basanze rero biri hano ku isi byose biri hano bavuga ko satani ngo hano mu butaka ngo mukuzimu ngo hakanye kandi none se hari itanura wigishijwe ko basanzemo ryakumuriro ni amazi ni amabuye ni gaze ni peteroli n'ibyo hejuru ni imibumbe bana bagiye guturishamo abano bantu bagiyeyo ubwo ushobora ko nta mana ibaho nta shitani ibaho kuko ntaranababona bataranyigaragariza ntabo nzi ubwo nibanyigaragariza niteguye kubakira uko mbabonye kandi ni abami bafite imbaraga kubita n'ibipfunsi uzanesha undi nditeguye nzamwemera nyine niwe nyine n'isi urarwana n'iki ukuri umunyantege nke uri umuhanya baho nibategereze akabazo kari gatoya
bari mvugire 300 mu gifaransa. 300 mu gifaransa wa 1 2 3 suppose 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0. Komeza. Tekereza neza nta kibazo. 100 francs. 300 francs rwandais. Twambye amafaranga. Ngo retro. Mugara mu gifaransa ngo retro 0 0 uri kweheza. None se. Turuwa. Turuwa. Ufashe gatatu ushyiraho amazera abiri. Yes. Turuwa 0 0. 300. Ubu byo kwiyaranja. None se erega n'umwana bamwigisha batangira ngo 0 0. Okay. Gahambwe no twabivuyeho. Bimbwira mu cyongereza 300. Ni ibintu bisangwe 400. Ngo so Ndayicariye. Mbwira na 1 2 3 Siri 400. Siri 400 wenda kubwiye 300 mu cyongereza. 300. Siri 100. 300. Siri 100. Nibyo? Urumva uri tayari? Oh no, Siri 1000. Si byose. Hitamo kimwe uvuze inshuro ebyiri. Hitamo kimwe cyo Siri 100. Siri 100. Siri 100. Wize uri mukanga wiga. Yewe. Narayize wangu. Arahagije. Arahagije yo nize pe. Nimeshi. Oya simeshi. Ngende intitundi. Indi intiti. Wasoje ryari kwiga? Uyibuka. 9 n'umunani. Urusoje kwiga? Ari shoje. None turi muri 2022. 9 n'umunani kuko nahise umwuga nawukurije noza Kimironko. Isomo wumvaga cyane kurusha yandi nibiye. Isomo wumvaga kurusha yandi mu ishuri. Isomo numvaga niryo sita nguruka njya kurya. Isha niryo narindizi pe. Andi masomo yo naya. Anayoze. Ntago nyibuka 9 n'umunani ahubwo ndi n'umuhanga. Ndi umuhanga. Ndi umuhanga pe. Ariko akandi kabuzo kamutse kumubone nende tugiye Okay, ndayicariye. Yes. Ndashaka ko nkorera interuro mu cyongereza. Iyo ari yose ushaka. Interuro. Yego. Interuro no kwiterura amagambo yatereka kunoza. Ufata nyine inyuguti ugashyiraho yindi paka igeza ikabindisiyo biteruro rose. Kabijambo rirerire rivuye nkari kagera hano. Nkuko bavuga ngo hano turi ni i Kanombe. Hano turi i Kanombe. Hano. Here. Hano turi ni i Kanombe. Here is Kanombe. Here is Kanombe from here. Bitekerezaho neza nawe wibyica neza. Uvuga ngo hano turi ni i Kanombe. Hano turi tuba no bishobora ndakugurira akantu. Tuba hano hano tuba ni hano turi
hano nako tubona n'ubishobora bivuga tuba mu cyongereza ubwo tuba mu mirimo tuba mu mirimo cy'intego nyine iyo ushaka icyongereza ubanza ukiga ururimi rwawe wangu ukiga inyuguti hera ku nyuguti ntacyo bivuga tuba mu mirimo cy'ibinini rukatubukuha suppose English tuba is it is koresha verb verb tuba avoir présent au présent mwana ntago mbizi mbwira mu Kinyarwanda basi yimvuge mu Gifaransa cyo n'ubusukiza mu Gifaransa c'est comme ça il y a là-bas si du pont il y a là-bas si du pont bisobanuye iki bwo hariya hari munsi hari hariya hari munsi y'ikiraro il y a du pont ubibacyaba kwikije icyo Gifaransa nabo kibaho vuga neza ndabizi ko ukizi kandi bambwiye ko ukizi genda uhamagare Musharafu rero agusobanurire genda umunyarwanda basi kangubaza tundi tubazo tugane ku musozo w'ikiganiro yego ingona wita mu Gifaransa iki nicyo nabajije mu ishuri bayita ngo ingona mu Gifaransa ingona crocodile yes kambwira inyoni bayita mu Gifaransa fundi ntabwo bizi pigeon ni inyoni inyoni uriya ranje okay ntacyo zuwazo bisobanuye iki mu Kinyarwanda zuwazo ni inyoni zuwazo njo nyoni hanyuma imbeba panya aya icyo ni Igifaransa imbeba atari rwa rufigisi ntabwo buje ubwoko imbeba muri rusange nkuko nawe witwa Ndayicariye fuku mu Gifaransa bita fuku kuko mu Kinyarwanda ifuku kubera ko Ikinyarwanda cyacu tugenda tukirya mbese ni nkaho benda kugikuraho burundu ariko igiswahili nacyo murakizi najua Kiswahili okay niye kukubaza ijambo indege mu Giswahili wabisobanura gute mu Kinyarwanda indege izi zo mu kirere indege ijambo ryo mu Giswahili bavuga ngo indege bashatse kuvuga indege inyoni ndege ni inyoni kubera iki nanjye bimbaze nkubaze indege ni inyoni niko mbizi ni indege ijambo ryo mu Giswahili uzi ni irihe ijambo ryo mu Giswahili ku ndege se kuki wenda bajya mu ndege kuva bo kajugujugu wagiyemo gende mubi wagiye mujya mva tingitingi wagiye mu ndege tugeze mu mazi watujugunyamo twari mu gishitingi twari mu gishitingi batujugunyamo turaza bafashe banaga mu mazi iyo shitingi yari yanditse UNICEF esi dofata twari twaratatanye n'ababyeyi babata mu mazi bari abagome ariko hafi y'inkombe aho bari buhite kuko yari misiyo
kuko twageze aho ngaho UNICEF iturobore. Okay, aho ngaho birumvikana. Urumva nta kibazo wambaza wowe cy'amatsiko cyangwa wumva wambaza akanya tubasoza ikiganiro? Ikintu nakubaza mu buzima bwawe ukunda iki? Ndikunda. Urikunda? Ubwo nawe uri mu gaco k'abandi bikunda kurusha abavandimwe. Nihera rwitera burasira bw'ibanza kandi ije kwishikira ku rugo. Wowe hari umuntu ukunda mbere yuko wikunda wowe? Jemaga nkakunda abandi. Mbeshye. Tuyigisha gusa sinzobe hano imbere ya kamera. Oya rwose igiye wirika nkubwire. Oya nyine. Mumbeshye. Wowe uri kuzana na roge bimwe bya mbere kandi byataye agaciro. Oya ibyo mbere se ibyo rero ni wikunda uzarushaho wikunde cyane wibagirwe n'umwana wibyariye. Kunda bagenzi bawe wikunde nyuma. Oya no, wowe ukunda bagenzi bawe nkuko wikunda. Sinzi uburyo rero. Nabirira bivuga neza. Umunsi nabaye pasiteri. Nabirira bivuga neza ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Biranibi. Waba utikunze utihaye urukundo kujya. Biranibi papirano. Mwese ibyo yemera nibi. Nawe se wemera ijambo ry'Imana? Nemera biri igice kimwe ikindi ntabwo cyemera. Ko ari ijambo ry'Imana? Ryahumetswe nayo? Ibyo ngibyo uzabimbaza ubutaha nta makuru mfiteho neza. Ntabwo ntemeze kayitiye neza. Wangiye iki mu buzima bwawe? Nanga iki? Nanga ikintu kimbangamira. Kikubangamira? Cyakubangamira nkaza nkagukubita urushyi. Yego. Nese arugukubise ari we nyirabayazana. Ari we nyirabayazana. Ari wowe nyirabayazana. Namuhana handakubitamo ntari. Yesu no. Yesu nazirwa garokana. Ndumva umuhagarariye. Nibate gitamuga ndamuhagarariye. Usibye gushaka igisongo. Igisongo? Ngewe. Ntabwo atuma urushyi rwa kabiri runkubita. Igisongo kiba cyageze mu maso. Ni igisongo mu maso gituma atari burebe aho kubita urwa kabiri. Amaso naza naye nkayaturumbura. Ndumva ebana. Ndumva subona ngiye mu buzima bwanjye. Ikintu nkunda ku isi. Nkunda amabyi. Kuko hoya wibiseka. Ese birashekeje. Uzi impamvu nyakunda? Ntago nyizi. Nayo nzi. Turarya. Kandi turabikunda. Cyane. Twamara kubikunda bikirema mu nda. Byakwirema mu nda hari urundi rukundo uhura narwo muri toilette. Nta kintu kiruhura ku isi nko kuri toilette. Rero iyo mbanyavuze gutyo abantu barabiseka ngo ni nyandagazi kandi nyandagazi ni wabyisi. Ngiye sinabyise narabisanze. Mwese nk'umuzungu akubwiye ati ajya sinzi mu cyongereza babyita gupise kujya kwituma kunya nako babyita gute mu cyongereza. Oya nabyo tuzaye tubivuga. Ibo babivuga neza uko byitwa. Mwebwe mukashaka kubyica. Ururimi rwacu riko. Kuki se muvuga ngo ni nyandagazi? Hari ababivuga. Nivuga ngo amabyi. Ngo mvugisha ijambo ngo kibi. Kandi agukomoka. Ijambo ribi uri rikuri. Ijambo ribi ko rigenda bite? Ngo ni nyandagazi, ngo businavuga ngo mbese ubu mvuze ngo guswera. Ngo wavuze ngo nabi kandi warasanze biriho. Nasanze biriho. Kuki namenye guswera? Icyo bimenye. Kandi atari wabizanye. Atari nge wabizanye. Hari magambo genza yavuga ko ari abandi bazafate uko babishaka. Kuko nta tegeko hari ibihanira.
nkunda ayo mantuza kuko ngenda nkicara nkaruhuka nabanje mbanza nkakunda ibiryo bikinjira mu kanwa nkabitapfuna bikinjira hehe hano nibyo byirema mabi nabwo iyo mfashe ngenda niho nduhukira mu buzima kuva nabaho nta kintu kirohora nk'ibyo kiretse iyo warwaye agakanzu mpiswe ya rwose hari igihe ubyanga pe oya kuko urya ni umurengwe buriya ni impundu reka rero nkubwire impamvu nkubwira kuribwa mu nda ni umurengwe uba wapakiye ibintu byinshi bikarenga urugero rwawe urumva icyo gihe uhangana nabyo indi kurya ikakurya cyane urumva biturutse hehe ku murengwe yego ariko nta muntu wishwe n'inzara urwara intozi nta muntu wishwe n'inzara uribwa mu nda oya ntawuzi nawe hiremba ikintu bita ibinya ivutu urarizi ivutu ni ukurya cyane bikakurenga bikaba byinshi ku buryo wanatura umubi hakaza ibiryo uboga nk'umwana ubundi iyo niyo bita ivutu ivutu rwose noneho wakumva indi idakandika wari ukwicwa n'ivutu no kwicwa n'inzara wakwicwa n'iki habayeho amahitamo nakwicwa n'inzara niko inzara iryana none se aho kugira ngo nanone witwe n'imisonga y'ibiryo si ibintu bibiri se aho kugira ngo umpe ibiryo ngw'ivutu y'uwo munsi nakwicwa n'inzara y'uwo munsi icyo kora barabibirota hariho umuntu wakwemera kwicwa n'ibiryo rero oya ni banda banyiranda bangunda nako gaco abantu nk'abo ngabo oya ntabwo ari sebatunzi ni basenda iba ari indoganiyo ntazi uko nyita hari nk'abagabo usanga bamwe bakunda kunywa abandi bakaba bikundiye ibiryo nanone byose biragenderana ugomba kurya mu rugero ukanywa mu rugero yes noneho reka tugane ku musozo abasezera bari badukurikiye ubundi tuzaganira neza ubutaha tudatunguranye nta kibazo ubundi nta muntu utunguzanya aho uri ubundi amagambo arisuka nta muntu ujya utungurana umuntu atungurana ariyo ufite ikibazo cy'ubusambo nibwo ubyita gutungurana hari igihe uvuga ati nta gusura gutunguye umushyitsi nta gusura gutunguye iyo umwakiriza ayo magambo ngo urantunguye rero uba ushatse no kumwima ni ukuvuga ngo wari wateganyije akarobo none uraje muri muntu ngo ihangane hahandi mwiga ya mico yo kubishyira munsi y'igitanda cyangwa se kongeramo amazi ese ntibirashya abadangoya kandi wijijisha ugategereza ko umushyitsi kirahaguruka ryari gicehora gutungurana ni abantu bafite inda ndende nta muntu utungura undi ubundi sawa rero abantu baradukurikiye ngo abasezera babwire ngo bye ciao ciao hasta la vista babwire ngo hasta la vista babwire ngo hasta la vista asitara ngo abasezera kubiza ubundi mbasezera mbakubita akahipa ariko atazagira umuntu urya umuzigo nzajya mbaye igitero kimwe ye aha
ngo ntangazwa n'abakina n'ubuzima bw'iki gihe bigize batipe bazatungwa no gutera kandoyi ngo iyo ubuzima bwanze ibibazo bibabana urusobe banze gukora bazabeshwaho no kurara mu mihanda bashaka inoti ku kayiko bazivunikiye ntibagikoresha amaboko yabo baraparitse amapingu abaye ibikomo by'amaboko yabo bibagirwa vuba iyo bavuye ku cyavu nutareka ingeso zawe zose nge nzakunanira ntukishimire kubaho ngo ucengana n'abantu ibyo byavuze n'umusaza nge nkomeza kwikinira izanjye sinarenze ko ingoma zahindura imirishyo bamwita Ndayicariye Chief Tiger number 1 yose n'amazina yawe abantu baradukurikira nyine ngo umuntu ufite umutima mwiza azagutera inkunga ukubite imizigo hanze bagere vuba 0708899331 washyiraho igiceri cy'ijana washyiraho rumwe uramushyigikiye ndakwinginze nanjye nimumvane mu buhanya mba umuntu Imana isubiza aho bakuye kandi asante sana yes merci